nk'ubu ushobora kuza ugasenya mama Charlene, ariko mama Charlene adashenye mama Charlene ntabwo yasenyuka, ariko mama Charlene ashenye mama Charlene yasenyuka. Bishatse kuvuga ngo hari igihe wenda umuntu yibwira ngo agiye kugukoraho ikintu, umuntu akavuga ati ngiye guca hirya no hino mubuze amahoro, ariko wowe ntushobora kumbuza amahoro kereka mama Charlene ari we yambujije. Ngewe mama Charlene nabura amahoro ari uko ari mama Charlene uyambujije, ariko mama Charlene ampaye amahoro nta wundi wayanyambura, kuko ayo mama Charlene afite niyo amfasheho, kuko ni mama Charlene kuri mama Charlene. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko mukomeje kugubwa neza kubw'ijambo ry'Imana, filme, ibiganiro bitandukanye ndetse n'impuguro n'inyigisho nyinshi. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Amahoro y'Imana nagwire kandi naganze mu buzima bwanyu ndetse no mu miryango yanyu. Kandi nkomeje no kubashimira mwebwe mukomeje gukora share, mwandika hepfo kuri comment mudi inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero muri iyi minsi meze nk'umuntu wafashe ibyo nagiye mbabwira, noneho ngenda mbaha nk'ibisobanuro. Icyo wakambajije muri cya cyigisho, cyo wakambajije muri rya jambo ry'Imana, nihaye kukigusobanurira, kuko hari ibyo abantu bibwira n'ibyo batabasha gusobanukirwa neza, ariko niyo mpamvu nifuje ko tugenda tuganira ku bintu bitandukanye byakugirira umumaro, hanyuma ukumva icyo wakora mu buzima bwawe. Rero ndabashuhuje abakurikirana mama Charlene bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye muri Afrika no mu bihugu by'Uburayi, mwese mugubwe neza y'amahoro bishimire. Hanyuma uyu munsi nifuzaga kukubwira agaciro kawe. Nifuzaga ko tuganira ku gaciro ufite, ngira ngo nkubwire ngo wowe uri uw'agaciro nuko utiyizi, uri umuterankunga wa wowe, ushobora kwihumuriza, ushobora kugira aho ugera, ushobora kugira ingamba ufata, wowe ni wowe ukomeye kurusha undi. Narifite intego yo kukubwira ngo wowe akeneye wowe kugira ngo abeho. Nditangaho urugero, wowe ukeneye wowe kugira ngo ubeho, wowe ukeneye wowe kugira ngo ugire ihumure, wowe ukeneye wowe kugira ngo wirememo icyizere cy'ejo hazaza, wowe ukeneye wowe kugira ngo utere imbere. Narinje kukubwira ngo nta wundi muntu kuri wowe wa mbere wibanze utari wowe, abandi baza ku mwanya wa kabiri. Nimba utifite mu gihe ukeneye ihumure, wowe akaba ataguhumuriza. Nimba utifite mu gihe uri mu ntambara, wowe akaba atagufasha kurwana no kwihangana. Wowe nimba atiremamo ibyiringiro, wowe nimba atagira ihumure, nta wundi muntu ushobora kuguha support wowe adahari. Nta bundi bufasha, nta yindi nkunga yaturutse ahandi, n'uwayiguha ntacyo yamara. Mureke mbabwire, hari abantu bafite imiryango ikomeye, bagiye banywa urumogi, bagenda bishora mu nzoga, bajya mu busambanyi, bamera nk'abatuzuye mu mutwe. Ukumva umuntu ngo bamuguriye inzu, wajya kumva inzu baguze miliyoni 30 ayigurishije 7. Uzi impamvu akora ibintu nk'ibyo? Yatewe inkunga n'abandi, ariko we wanyawe ntago ahari. Burya nujya no kuganira n'umuntu, ujye ubanza urebe ko uwo muganira ari we wanyawe. Mugomba kuganira, kuko wowe ni wowe ubura kugira ngo ubuzima buryohe, ni wowe ubura kugira ngo utere imbere. Rero wowe nabura, wowe nazajya aba adahari, amafaranga uhembwa nta kintu azakumarira. Wowe igihe cyose azaba adahari, urugamba urwana ntago uzarutsinda. Wowe igihe uzaba udahari, nta terambere uzageraho. Nta muntu uteze kukugeza ku iterambere, nta muntu ushobora kujya mu cyimbo cyawe, nta muntu uteze kugukunda kuruta uko wikunda,
nta wakugirira imbabazi ziruta izo wigirira, nta wakwifuriza amahirwe kuruta ayo wakifurije. Narinje kukubwira ngo umenye ko wowe ufite agaciro kuruta undi muntu. Imana nitugirire neza. Abantu bitakarije icyizere kugeza ubwo bumva ko nta kintu bageraho batari kumwe n'abandi. Na Yesu yaravuze ngo umuntu ushaka kunduhukiraho, umuntu ushaka kugubwa neza, natera intambwe imwe. Ntabwo ashobora kukureka ngo ubaho, oya ntacyo. Tera intambwe imwe akubone ko wayiteye, hanyuma izindi zisigaye agire gute azigufashe. Wowe rero urakenewe. Iyo ugiye kuri banki kubikuriza kuri konte yawe wifungurije, nta muntu ushobora gutuma ngo bayaguhe, ni wowe baba bashaka. Iyo ugiye kwaka icyangombwa, nta muntu watuma ngo nzafata indangamuntu imyaka yanjye kwifatira ageze, ngirayo nge simfite umwanya, hanyuma ni wowe bazafotora. Hanyuma ntago bishoboka. Hari ibintu bisaba ko wowe ku giti cyawe ari wowe ugaragara, hanyuma ibindi bikaza nyuma. Ikibazo rero gikomeye abantu bafite, abantu bafashe ibo bitesha agaciro, bumva ko bazuzura ari uko babujuje, bumva ko bazishima ari uko babashimishije, mukumva ko uzaseka ari uko bagusekeje, ukumva ko uzatera imbere ari uko baguteje imbere, ukumva yuko uzanezerwa ari uko baguhaye umunezero, ukumva ko uzakomera ari uko bagufashije gukomera, ukumva ibintu byose ukeneye abantu, ariko wowe ukajya ku ruhande. Abantu ndakubwira aho bakenewe, nkubwire ngo ku mwanya wa mbere ni wowe ubanza, nyiri umupfu niwe ufata ahanuka. Wowe ntubona nk'ubu ushobora kuza ugasenya mama Charlene, ariko mama Charlene adashenye mama Charlene ntabwo yasenyuka. Ariko mama Charlene ashenye mama Charlene yasenyuka. Bishatse kuvuga ngo hari igihe wenda umuntu yibwira ngo agiye kugukoraho ikintu, umuntu akavuga ati ngiye guca hirya no hino mubuze amahoro. Ariko wowe ntushobora kumbuza amahoro kereka mama Charlene ari uyambujije. Ngewe mama Charlene nabura amahoro ari uko ari mama Charlene uyambujije. Ariko mama Charlene ampaye amahoro nta wundi wayanyambura, kuko ayo mama Charlene afite niyo amfasheho, kuko ni mama Charlene kuri mama Charlene. Abantu benshi mukunda gucika intege, abantu benshi mukunda kunamuka vuba, abantu benshi mukunda kwitakariza icyizere, abantu benshi mukomeza kugira ubwoba bw'iminsi ndetse n'ibihe. Nta kindi kibibatera nuko imitima yanyu, iterambere ryanyu mufite ahantu mwabishyize kugira ngo muhazamukire. Ariko narinje kukubwira ngo inkunga ikomeye uzabona uzayihabwa na wowe azaha wowe, kandi umusada ukomeye ni uwo wifitiye, umumaro w'ingirakamaro ni uwo wifitiye, kuzamuka n'iterambere ni ibyawe. Narinje kukubwira ngo wowe ufite agaciro gakomeye, ntuzongere kwisuzugura ngo ubone ko amaboko yawe ari magufi. Ni nayo mpamvu iyo ugiye gukora umushinga, ugashaka ubufasha muri iki gihugu cyangwa ahandi, ugashaka inkunga, babanza kukubaza, baguhata ibibazo. Ntago wajya muri banki ngo ndashaka gucuruza ngo muyame, hari inzira binyuramo, hari ibibazo bakubaza, hari inzandiko wandika, hari n'imitego burya bagutega ngo barebe ko ayo watwaye uzayishyura. Burya ni nayo mpamvu kwishingira umuntu bigoye, kwishingira umuntu hagomba kubonekamo ibibazo byinshi kandi bitandukanye. Narinje kukubwira muri aka kanya nkubwira ngo wowe akeneye wowe kugira ngo agere kuri. Abaterankunga, abadufasha ni abantu bazaza ku mwanya wa kabiri. Ukimara rero kubona wowe uhari, nimba wowe uhari no kuzamuka uzazamuka, nimba wowe ahari no gutera imbere uzatera imbere, wowe nimba uhari n'ihumure uzaribona,
kubera iki? Hari abantu benshi baba bafite amahoro babikije mu bandi, bayabambura bagahita bayatakaza ako kanya. Iyo ufite amahoro warayabikije abantu, ayo ufite arayukura mu bantu. Kuyabura biroroshye, kuko iyo wayabuze mu bantu utarizigamye ayawe, birakugora kandi bigatuma utagera ku nshingano yawe. Ariko iyo wafashe amahoro, ukagira amahoro wishakiye, ukagira nayo washakiwe n'abantu, ay'abantu aragenda ariko ugasigarana ayawe. Iyo ufite ibyiringiro, ntabwo ibyiringiro biri mu bantu. Reka mbabwire, nimba hari ikiremwa dukwiye kwitondera gikomeye, ni ikiremwa cyitwa umuntu. Ikiremwa cyitwa umwana w'umuntu, ndababwiza ukuri kirakomeye kucyitondera. Kandi burya nuba umuhanga ukaba n'umumenyi, ikintu mu bintu uzakora bizakugirira umumaro ni ukuzitondera ikiremwa muntu. Hari igihe umuntu akwizeza ibitangaza, yamara kukwizeza ibitangaza ugatangira kujya kwikopesha. Umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza ugahita ujya gushaka ikibanza uzagura. Umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza ugashyira amazi ku ziko, ukaba wateka imboga nta y'ubugari ufite, warangiza ugashyiraho amazi y'ubugari, ukavuga uti ifu iraza mu kanya. Icyizere kiraza amasinde, ibyo udafite ntukabibare, ujye ubara ibyo wibikiye. Aho ni naho ubushize nababwiye, ndababwira ngo amasengesho ugomba kugirira icyizere nayo wisengeye, kuko utazi ko abo wabwiye ngo musengere bagusengeye. Hari n'igihe barangiza batavuze izina ryawe. Hari n'igihe bicara rwose ntibanakwibuke, cyokora akakwibuka ko mwagize gute, mwahuye. Hari igihe umubwira ngo uzansengere ndatwite njye kubyara, akazibuka ko wari utwite ari uko muhuye uhetse. Rero ndashaka kubabwira ngo abantu tubona badufasha, abatugira inama, abatubwira ngo baradukunda, mbere yuko abantu bakubwira ngo baragukunda, iryo jambo ndagukunda ntaryo ryago, iryo ryakora igihe gito, ariko iyo ubanje ukikunda na ndagukunda y'abantu ikazaho bikugirira umumaro. Kuko iyo utikunze ukagendera ku rukundo abantu bagukunda, iyo rushize ni wowe ushobora kumera nk'uwahindutse umusazi, cyangwa ukabona biragucanze. Mbere yuko abantu bakubwira ngo komera, ugomba kubanza kubwira umutima wawe ngo mutima wanjye komera. Haleluya. Hanyuma bagukomeza bikagira umumaro, ariko wazana babura ukagumana komera yawe. Hari abantu, hari umuntu ushobora kukuvugisha ugatuza, ukagira amahoro ukanishima, hanyuma ibyo ngibyo ubwo buzima ukabugenderamo, ukumva niho ukura ubuzima n'umutekano. Ariko nawe ubwawe ushobora kubwira wowe ngo komera, humura, turi kumwe, uri kumwe na wowe. Muri cya gihe wabuze komera na humura, ugasigara niyawe. Ariko mwafashe ibintu byanyu byose mubibika mu bantu. Ngewe nizi ikintu bita umuntu, Mana yo mu ijuru, nizi umuntu ntago ari byo. Mu ahantu ibintu mubika mu bantu bibe reserve, bya reserve, bibi ibintu bya reserve nyene, cyangwa bibi ibintu by'inyongezo biri aho ngaho. Kuko umenye ko ibintu byose, reka nkubwire, ibikorwa byawe byose ufite mu bantu ujye umenya ngo ni ibikorwa bitarambye. Imitungo ufite mu bantu hari n'uwaguheza, ujye umenya ngo ntacyo ufite. Nimba ubuzima bwawe bwubakiye mu bantu, terambere ryawe rikaba ryubakiye mu bantu, vuga ngo nzaba umukene n'ibirimba mbumuhanya. Abantu n'abaterankunga bacu, abantu n'abaterankunga bacu. Kuri komera mama Charlene afite, nugerekaho niyawe nzakomera. Ariko niyo mpamvu nababwiye ngo ubutunzi bukomeye nubwo wishakiye, ni mu nyemerere dusenga Imana, hanyuma ubwira Imana muri aka kanya. Kandi nawe ubwawe ndashaka kukugira inama nkakubwira ngo ukomere kandi wifuze gutunga ibyo wishakiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mukomere kandi muhumure. Imana ya Isaka na Yakobo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndakunezere kandi nguhaye icyubahiro. Gushimiye umwanya w'umugisha uduhaye wo kugira ngo duhugure ndetse twigisha abana bawe. Uvuze iby'ingirakamaro, wigishije abantu kwigirira icyizere,
ubabwira ko ukomeye kandi nabo bakomeye mu maso yabo. Hanyuma nushyigikira abantu bawe ubigishe kurasana no kurwana neza, wigere hafi na kuri. Ndagushimye cyane ko muri uyu mwanya dushyigikiye icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Amen.